dushatse rero kugira ngo twuzuze inshingano zacu, ari abatuyobora mu bintu by'amadini, inyigisho zishingira kuri ibyo ngibyo, dukwiriye kwibuka kubikoresha uko bishobotse kugira ngo tugabanye ibihungabanya umuryango nyarwanda. Kubikoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo ubona umubare w'abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20, umwe n'9 undi n'5 bashakanye n'uwa 30 abakiri muto ibyo bashakaniye ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukurwana hagati yabo ya buri munsi. Bashakanye bagira umuryango utuze, amahoro ndetse umere neza ugenda ukura. Ntabwo ari ukwirirwa abandi rero abana batoya ku mihanda. Njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media no ku intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa, kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa. Nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa. Burya bambaye ubusa no mu mutwe. Ni ubusa buri mu mutwe, nicyo kibazo. Niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze ni izihe? Ni izambika ubusa abanyarwanda, uko abana tubarera, ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko